Urakamaze nigato nabajije nakanini mugira sikuko baje ngo na kinini cya kinini ngo na kimasaka kinini kabisa nesa naba masaka abuzungu bayibona kuri bakavuta kayiko inshuro ebyiri karashika Dorcas sangwegera hano man sangwegera hano tuvugisha abantu gatatu tugenda bajye kutugira turandinze sasa rero mu kibuga cy'indege cya Edmonton right no hano ni heza naho maze neza kibuga cy'indege cyo mu Rwanda cya London cya Vancouver cya Edmonton bine subiramo numva iyo wamaze kuyaha umuzungu arakuvuga ati kurimba ibiki ari gusa ari gusakuza Bdannydrille oya nakunda ariko yari yarabitubwiye nagiye mu kibuga cy'indege mu Islam umwami arafuka amarasenga arasari na se niba bikora ndavuga nimba abahungu bari proud nanjye nzajya mba proud sha cyane anyways mumeze mute rero mbonye umuntu nawe dusa kabisa nawe wagira ngo araho oya namusa nabi nako Sabura nawe wagira ngo arahunze kabisa nimbabaje ngo mumeze mute tumeze neza cyane cyane ariko abantu bameze neza kuri iyi si yakoze iyo umaze kurya umeze neza cyeza cyane cyane ese uvuye mu ndege nta ndege rero bwoko kira usikuna n'amazi barundi nayo bari njyewe Dorcas yicuraga buri kanya zingo hari umuntu uje kutubwira ngo oya abo kwa kundi babakobwa baba bavuga cyane ukagira ngo bazanye ibintu nyine ntabwo nishubeshye Vestin arandyamye kuko kundi barakobwa bavuga nyine utubyumva agira ngo bari kubaza ushaka iki giko kundi babaza asanga n'amazi ngira asaza wajye mufunge imikandara neza bagiye kumanuka ni seri nabimubaza namwe ati ibyo tugiye ko nta kintu bata Vestin nagize ngo ikintu ngongeye batazi indege iza muri ibi bice ndabona ari ibibasa indege irashonje yabuze n'abakiriya nitwe twari tuyiciyemo twenyine ameze nacyambwiye ngo nawe utarana indege nawe yabuze abagenzi ni ukuri anyways abantu I like this price trust me okay yeah oh yeah Imana wenye bizaguza amazira niyo gati zeyo gato zimeze zirimo mu migeri cy'igitugu abantu ushaka kunitanga amadolari 100 hari aho uri kuyasoroma hari igiti uri gusoroma mu mafaranga mu kibuga cy'indege ibintu byo biba bihenda amana no kubera iki kigura mu dolari ariko babona ko mushonje inzara yenda kubica bavuga ati n'undi aravura ayo tumucara yatanga cyane aya mu kibuga cy'indege barahenda si wenda abantu hano ni wanacika tujye turigana n'abantu baba baturusha ibintu by'ingendo ujya winginga hano kwa kundi ujya kugura ikintu ukisokesha ngo barinde bakugarure nta muntu ukwitayeho by the way nawe urasaba ikiyo gati urasaba iki nawe rero uko nyiha ntabwo gusaba yawurute nini mwese tubwizanye kuri nka kano aka kayogati tubwizanye kunyweye amata abazungu niyo mpamvu baba bangana kuriya sha niba utuntu ko hari ibibyibushye se ni ibikoko cyabire kuko babitera inshinge kiba kibyibushye igikoko kinahanye ibibazo yego nibyo ni experience nyine y'urugendo abantu bamenyere cy'ingendo batubwira hamwe mu bibuga by'indege barabahenda ariko nagiye muri banki nk'imwe mu Rwanda nawe nshaka kwiyamamaza njya bibaze nabi kabisa barambwira ngo ikarita batanga cyane ribagiwe kabisa ni kadi batanga mani ku buryo mu kibuga nk'ahangaha bari kujya baduhanuza discount se ngo kuko se twakoze tukinjije kuko waceri generali bagiye mureba ibintu bibaho se kuko wakoze iyo discount bari n'iyiki iyo karita iba yaraguhenze that's why iyo karita watanga n'undi ntiyashirira muri uko namara mutangiye kumakanya kandi muri banki barabimbwiye ibihuha byawe ni igihuha cyegeretse kikindi ahita mu cyo karita gold what n'abantu mwe bari kugurisha ibi telefone bya iPhone 17 mu byihorere ubwo twagiye muri shop baravuga ati ejo ubona ko ngenda dadi tujye kureba saa 10
kuze kuntabara nari buyigure urumva dada aravuga ati shaka fata umutwe baravuga ati sorry hano dufite Kigoma ni shopping no kuze ngo nangahe se imwe dada mubwiye ntagenda nangahe 2,500 urumva idahera 5,000 wabitoraguye mu gitondo waciranura bisoro ushaka ukagura umuntu yagikorera umwaka ushaka ukagura umuntu yagikorera umwaka umwe hari umuntu uhereza 5,000 akagikora mpaka uzamo bose ayo mafaranga akayaryaho mpaka akayajera mpaka akishyura n'isuri bikagenda neza ese ko umuntu akarenda zicuruza oya nyine nawe ngo ni make ntabwo ari meza ngo ni make ntabwo ari meza amafaranga ngiye ntabwo ese Vestin uramuyobewe aramara amezi abiri atarayishengera mbabarira njye ntabwo mfite kubaka urugo rwanjye nka what oh thank you nari na laptop we urakoze mwana w'umuzungu thank you ntabwo nyumvishe yeah okay nari nyitashye bako bavuga noneho ibintu ubu ntibyari bubishye ndabazi ngo dore nayiguhaye ndabizi wari winjire eze kamubwire nabonye ko abanyarwanda batandukanye n'abandi n'abazungu cyane ngo tubwizanye kuri hano turi abantu tuganira kuva tuve mu isi y'umwuka tujye mu isi yo hano ku isi kabisa kwitoza niyo abazungu nta kantu babura kakantu gatoya nyine mu mutwe ntabwo namenye iyo nzajya bagwaye laptop wari uyitaye oya singa laptop ahantu hose tumaze igihe ibyo tumaze iminsi ibyo oya tumaze ahubwo iminsi abazungu bagira urugwiro Data bagira urugwiro hari ukuntu uhura na Vestin Dorcas hari ukuntu uhura nabo abazungu bagira urugwiro mani barasuzanya ni n'ihame bagira ngo uyerekura guhita gusekeza umuntu ari gusuhuza bakwishimiye oya tubwizanye kuri twe ntiwaduye amafaranga twe muri Afurika ariko turi nyarugenge ubwo bunyarugenge ntabwo bagira niba biri hanze oya ni ubwana bwiza ubwo ni ubukene ko muri Afurika twapfuye mu mutwe umuntu yabaye umwana mwiza ubona ko hari ikintu abura ari afite ikibazo mu mutwe uyuzwe arakora gatugira ngo ni karice niko ni batinya umuco wo gusuhuje nawe rero anjye aransenga atamurango oya abafite amafaranga yakoze ameze neza ari gusera Dorcas yarabimenyereye ejo rero basuhuza bagusuza mu kivu nanyuragaho umuzungu ari kunacanye ari muri siporo ari kwiruka nanjye nanjye ndakomeza nkakomeza kuko kandi bo bagira ari mu nagace kwikora kamwe arakureba akomeza njye nari gukomeza nkanyama oya narawamenya kumva ariko ngewe nyine buri wese yanarizuka kuko nanarije kuva mu Rwanda reka twumve umusesenguzi umusesenguzi Vestina ushaka ibikapu ntawamenya ntabwo namuhumura none mu kigo kinini ntabwo twanabivuga ko twabuze ibyo bintu bireka ni mu gihe ikibazo nari nyibuze namenyereye narahavuye ntibari bakijyanye ahantu arose ni koye tuyoboreye tuyobore mu kinigi ndabaye nge ikintu nabonye kumva biseri nanarije nyine cyane nyine ubwo ko nyine baba barakuze nta buzima bubi bigeze kumva ariga mu ishuri nta bibazo ngo mama arajya mu mikuku ngo ajye guhinga ngo azane amafaranga n'ibiki agakora nyine afite ubwigenge buhagije kugira ngo nta muntu wamuvugaho agira ngo akaba sinzi ukuntu ariko tukiri aho ngaho wenda iyo story tuyikatinge short hari ibintu nshaka ko dukiriyaringa abantu nabonye babitwandikira cyane bagize ngo Vestin ngo ararwaye ngira ngo hari n'abandi bari kubyitwaza bakora ibintu bitari byiza Vestin ivugire njyewe twavuye kuri stage kumva waritagura ibiririmbo 10 nyagora kunguma nawe wigira mu cyimbo cyane uri kumva nari naniriwe njyewe ndabwa ati ngiye mugere muvuge ko narwaye mugere muvuge ko narwaye mumvugire ko narwaye abantu bose abari yanikira Vestin worohewe mumbaye muri kunyandikira ameze neza ndi mutaraga umunsurira ibyo cyuma ndi mutaraga si no kurwara wapi nta n'indwara mfite mu mubiri wanjye ibaho mu isiko Vestin nayo pimya nose bakabona ngo bagiye babura indwara nta ndwara ngira muri njye rero sindwaye ndi muzima wumvaga wiruhiye umugende mu ngiye numvaga niruhiye meze nabi Dorcas yarahasininze navuga Dorcas n'ubu bari gukonsoma buri kintu cyose ashaka kumva kubera ko kiriya gihe yarampagarariye n'abantu nanjye hari wenda nitugera natwe Edmonton
azaruhuka naye ngende muhagararire s'il vous plaît mumbabarire murekere ndi muzima ngo ndarwaye nenda gupfa ngo yikubise hasi wa fente ndago muzi wa fente ashaka ngeze ko ana cyamfashe ariko uko bari banyishe gusa ndi muzima yewe mwaretse kubeshya ko muri abantu bakuru mwaretse kubeshya n'ubundi kukanyujemo umugabo aragenda akabeshya ibintu mukuru ukanyujemo akantu akakuru ko mu bukwe twogeye kukababwira tuzayibaha story twakavuze bikava mu nzira n'ubundi tuzayibaha reka abanza kwiyaringa kameze neza atarwaye oya njye nashaka kumva kubabwira neza nakibazo na gito mwe bantu mubeshya muzagira umubeshye ibeshyo byanjye nose bimenyere bavuga ati mu bantu bahora bavuga bahindure mwamuvuga mwahindure mugakora uturimo tw'amabo mukabiri mukazana content nziza mukigisha ijambo ry'Imana wenda Kristo akazabahera mukareka kubeshya mureke kubeshya rwose mureke kumfata bari kubarwaye igicuri kuri stage basi bararwara igicuri wowe mukene urarwara igicuri ko na meme mayibaza kamba bwiswe nta muntu nzagera nicere ngo mvuge nabi bisina nabitekereza mu magahenge basi mogaki mu mwaka umwe basi uyu mwaka oya mu wundi mwaka narive uyu mwaka memu basa izimera z'umwaka mu mubabari umuntu nakuru yarya ubunani mama yagahenge imyaka ishaka kusiza batarangara yagendera mu kigare akabagatamo rega ninjye akabagatamo nta kintu bakomena ndi na Dorcas muvuge wonge munde umwe munde mu magahenge uyu mwaka ubaye icuri 2025 no Vestin nahabera man chape nawe rero sikandi ajoyeza no muri group nkabona ariko no gusoma ibikomantera basi mwana ntiwabimenyera ibi bintu umuntu wese mutuka ye muntu nuka ndabisoma singube ndirabisoma none ngo bose arabaze ku murongo n'amazi yese muntu mwese mumvuga nabi buri wese mvuga nabi kurubi ndakuzi sinaza ngo mvuge gusa ndakuzi ngindure hano ukabona nako umurebye nawe ntuzagire ngo hari ikindi kumvuga nabi gusa nta mutima mubi akamugiye wishimira hano hari abahanzi benshi kumva benshi mubavugeho ndabije mwe munde shabyo rero mushuti wacu bamugeze kure bireka ibyo bintu mwabaye muturutse tugasana ngo wasana n'indirimbo zimari kuguharata bari kugujomba ibikwasi mana ndagushimiye ariko nanjye ntawe mureke kudukomereza urugendo rwose tugereye amahoro barukomeje none hari uwatubereye yabaye ariko ve nyenge nuko ibintu sinzi nimba wamugaye ninde mwisi y'umwuka urane ninde mwisi wowe urinde mwisi y'umwuka wumvuga urinde mwisi y'umwuka ntabwo twarakaye ku kantu gasobanura reka ko umuntu aba agomba kuba akaze mu isi y'umwuka ari ukwiye kuwukanga mu by'umubiri biba bigoye cyane reka mbikubwira ukuntu utankanga nta kintu uri cyo mu isi y'umwuka ikintu cyitwa umwuka ni ikintu gikomeye cyane ariko gutya twambaye umubiri turi umuntu sibyo ariko no mu mwuka turasumbana buriya ntabwo tungana twese Imana yaduhaye umwuka wera gusa hari umuntu urara usenga hari umuntu usoma Bible hari umuntu like wubaka amakomeye capacité nibyo ibyo nyama umwuka arabyuba Vestin abivuga ari sure ariko kumvisha ko atari sure ibyo nayo ndi kuvuga kujya nkunganire mu buryo bw'umwuka tura thank you mami mu buryo bw'umwuka hari abantu nyine baba basumba uwo muntu ukuruta mu buryo bw'umwuka niyo muntu wagutera ubwo ariko umuntu ukuruta mu mubiri no mu muntu w'umunwa baravuga ngo utakurusha gusenga n'akajya gutera ubwo umuntu ukuruta ku muntu nta kintu avuze ariko ukuruta mu buryo bw'umwuka play umufate kabisa wenda mujye kureba umujyi unamutumye umwubahira amavuta yonari ariko umuntu ukurusha kuvuga umuntu ukurusha ibintu by'umubiri nta kintu aba ari cyo cyakoze afite icyo ari cyo kabone nawe yakurusha n'amafaranga n'imyaka n'ibiki reka niyo mpamvu batuvuga bakagira ngo baratwishe neza turapfuye tukongera tugashira ejo bundi tukongera tugashira ibyo bavuze ahubwo bigahita biba intandaro y'inzira nziza bigahita tuzana muri Canada bagahita bavuga ati tujye muri Canada abana binjire muri Canada tujye muri Australia Kenya Tanzania karababaho kababaye ariko nukuri umuntu unyikundira rati wowe usengera ujya muri comment ukamvugira ndababona mwese abaza amazina nabo arabazi n'amazina yanyu nimushaka munambwiye nzi nanayavuga gusa ubu ngubu tuzayavuga
mwebwe mumvugira mukandambara mukavuga ati uramubeshya muri concert twari duhari ntabwo yigeze yikubita hasi uri kumva wowe muntu mvugira Imana iguha umugisha wowe muntu ushigikira umurimo w'Imana uzakomera wuze ubwenge wowe muntu w'urwaye kakubayeho umutwe gusa n'urumurizo kakubayeho umuntu uza kansenya akavuga ibintu kugira ngo abantu banyange unyicire izina aho ntabwo rizapfa yazi inshuti yanjye yakagase ko ari ubwa mbere wirakara ntabwo ndakara atangiye kuzamura n'ubwa mbere numvisha avuga abantu bamwe ariko Vestin bitangira avuga bisanzwe akagenda azamura ubona bizamuka uguma aho ngaho oya Vestin n'ubwa mbere bivuze oya simava gusa akambabwiza uko njye ntabwo binambabaza ngo ngende ngo nturi ku mutima wagira babara ayo kigira umuntu utababara oya erega hari ikintu gisa iyo ibintu bibaye inshuro nyinshi hari umuntu hane story we ni nawe nankomeje sinze kumuvugana baramubeshyeye kuri social media baramubeshyera agira uneze ibyo bamubeshyira agira ngo nibyo yego akagendera mu kirere akavuga ati subi muvuga nibyo kuko nibyo none mugeraho umuntu niyo udashoboye kugira umutima ukomeye cyangwa utanasenga ngo Kristo abane nawe kote ryande ryagiyeho so ni ibiryo hano ni imigati ntimugire ngo ntabwo nameshe twagifite imashini zimesa uri kumva rata hari uwo muntu iyo udasenga ngo Kristo amahoro ya Kristo abe muri wowe kumva ntabwo wabibasha nanjye atari ugusenga atari kwegera Imana ntabwo nyine ibintu mumvugaho ni byinshi nayo bakuvuzeho birababaza uri kumva rero umuntu we wankomeje arambwira ati ntihagire n'ikintu na kimwe bijya bimutwara yego arankomeza abantu mwateye ubwoba bakagenda ntibongere no kugaruka niwe wadukomera niwe watubwira ati mukomere umurukundo nibwo mutagira ureze ko yaguteye imbaraga nawe yarizatinze we yahise yiruka bivamo gusa ngewe umuvuno narawumenye anyways wenda nubwo n'ikindi kintu nashaka kuvuga hari abantu banyumvishe nabi iniguri hari ibintu uri kumva hari ibintu mu kiganiro narivugiye ngo Dorcas ntuzashaka ukiri muto yego uri kumva kuba narabwiye muri umunanye ngo ntazashaka ukiri muto nta kibazo mfite buri muntu wese yagiye mu buzima atamenyereye ntabwo abura challenge mukora I know ariko mize neza nta kibazo I'm good, please. I'm good. No, okay. Ese ko wamuburizaga iki? Wamuburizaga iki? Nyese ari kujya. Yabajya. Ariko twavuga ko manza ko umugabo kumanza kwiga ibyo bintu bireke. Ariko nuko abiswiga hano narayifite. Dorcas nta gahunda arabiswiga kumva. Ntago mziyaturiraho. Ibyo bintu bigomba kuba mu buzima cyane ni n'umugisha Imana ko nanashegerera iki kintu kimwe Imana Yesu we icyo kintu gishimira Imana nako kubera bazi bamutesha umutwe akakanya ahubwo se ko mubabwiye ngo bazi ndamufite ra waje nara Yesu murababwiye ngo bazi uravuze nawe mfite ufunguye amarembo ujye utuma nimero ye umuganire uravuze ngo nawe oya uwo muntu uzakwandikira ujye utuma nimero ye umuganire afite ikihe kibazo oya ntabwo bamwiyaturaho ye muri umunanye ngenda mufuriye kumva no kuva na cyane ntaranashaka niko nari neza niko ibintu tutabiganiragaho n'iki gusa kuva na cyane ntarashaka niko nari neza ntabwo nkunda umuntu uza kuruta Dorcas hari mentalite yanjye hari mentalite yanjye ngende nashyizeho uwo muntu uyujuje uzamutwara tubigendanemo neza uwo muntu sindabona muri iyi sinzi menya azaturuka mu ijuru icyo kintu cyo kiyaringa ukabyo batazagaca nigendeye gushaka nzashaka n'umugisha ndanawutegereje negereje igihe cyanyacyo ariko umuntu agira plan z'ubuzima n'Imana ikazana izayo uko izindi dukwiriye plan yanjye no kubanza kwiga ndene uwo mugisha ukaza uje ndi no kwiga nawakira bitewe n'umugambi w'Imana ariko njye umwana w'umuntu ntabwo ariyo gahunda aka kanya ufite ibindi uhugiyemo ambizi ndi muri Edmonton mugiye mu mahanga abantu muri Edmonton tubonane Edmonton bantu bava kuva kabisa mwagize neza twari tubyibagiwe we oya ngerega mba mbyibuye cyangwa yemerera wowe umunyamurenge bagenzi banjye nari mbibagiwe mwakoze akazi Imana yo mu ijuru ibaha umugisha ukumva njye mwanije umutima bitangire gake ibintu bisobanura neza kurwara ndagenda ndarwara ko ku mwanya gusa tubwizanyije ukuri bakoze ibintu byiza igitaramo cyabereye muri Vancouver muri place twa Sunrise Church reka tubashimire mu buryo bwimbitse
nabeshye abantu baritabiriye bava mu mijyi hafi na hafi baraza muratarama ni ukuri ni experience abantu benshi yabatunguye like nta nabuze n'ukuntu mbivuga buriya oya turabashimiye bakoze ibintu bidasanzwe kumva muri Vancouver ngo ntabwo namenyere ko abantu benshi n'iki gusa Imana yagize neza abantu baraza kandi ikindi ano masiti nabonye babyibazaho twahereye mu mijyi itabamo abanyarwanda benshi tubishaka kubera ko turashaka kuzasuriza mu mijyi noneho muri benshi yego ndabingi ni ukuri aho muri hose wowe nimba uzi neza ko uri nko muri Regina nabizi naho nta bantu benshi bahari b'abanyarwanda n'abumva ikinyarwanda ariko nabwo bagomba gutaramirwa ntabwo twari kuzayisorezamo rero ahubwo tuzasoreza mu mijyi minini rwose mwihangane tuzaza abari muri za Montreal mutari kubasha kugera mu bice turimo abari muri Ottawa mutari kubasha kugera inaha muhumure namwe tuzaza reka duhere muri bano kugira ngo be kuzavunika badusanga mu mijyi minini kuko ni abari kure cyane kabisa so Vancouver byarabaye rero tubona abantu benshi bitangaje thank you so much mwarakoze kuza na Regina let's connect Iko Vancouver munyemerere njye ni pronounce nshimire Robin nawe ni umupromoter shimire Pastor Mugisha bitaramo Robin ni umuntu mwiza cyane babanza umusesenguresha uyu mukobwa asigaye antabara ko Robin ni umuntu mwiza yagutumiye nta kibazo wagira nta kibazo ugira kwitaho akwereka aho kuri ibintu niba ukeneye kugura utuntu byo muri Afurika utabimenyereye arahakwereka kumva baradutekeraga ibaze bakigomwa bakadutekera bagakora iki Robin na famille ye nagutumira we muhanzi icyo ntuzagisengera hari ikintu utazasengera ubundi muri Vancouver nutumirwa na Robin yego nunabona ibintu Robin abirimo ujuza ahagarika ibintu byose byiwe ujuza kabisa urampapa Imana imumugisha na famille yiwe ndayishimiye cyane afite umudamu mwiza cyane ugise muri Gitwaza ari muri biriya bice mwiza cyane Pastor Mugisha bose ndabibuka Pastor Jack on banyitaga kamba kokero makokero no mwiza cyane umuntu w'Imana sabo se ngira ngo abandi misiga zushimira Adrille wa mutumishi wa Mungu akubariki sana ariko ako kantu yaravuze ati natwe ibintu bikomeye twabiciyemo yeyo nibwo ngira esprit kwera abo bantu je ukuntu iriya moment yashimishije nk'iriya speech ari gutanga numvaga bamwongeza nk'indizero zishima kutubwira nyine mba numva nyine ko abahanzi bakuru nk'abari bangira inama banganiriza bituma ngira ibanga ati yabinyuzemo reba ahantu ari none ntabwo yigeze acika intege ngo abireke aracyakora ntabwo uzi umwaka ushize ibyo bavuze kuri Mbonye ntiyabahaye indirimbo nziza iriya ndirimbo ayo bigira rero ministry iraza gukomeza uko byagenda kose yego umurimo ni wa data reka buriya iyo uhangaye ugahangana no umuntu uvugira Imana urimo indirimbo za gospel ukabirenga ugabihangana aho uba warenze ubutaka hari uwo muhangana mujye mukinisha ibintu byose mu bikinisha ariko nugera ku muntu buriya kamwe gukora gospel ntabwo udasenga nuzi ukabiha umukeka uvuga ati ngiye kujya gukora gospel udasenga kakubayeho ngo senga gospel no gusenga kandi ntabwo ari gusenga mu gihe iri ngo ku cyumweru wagiye gusenga genda ahantu wenyine usenge gospel no gusenga ubazima nujya wumva gospel ujya uvuga gusenga nubwo ngo ngiye no gusohora akaririmbo banza ufate igihe ubisengera ubazimana Imana ibintu mbigemo uyu muhamagaro ni uwanjye kuko bizakugora no ku cyumweru ariko barabyigishije uzajya mu bintu bitari byo bigukande yarabyishoboza ati hari ukuntu ushaka kuza ukaba pastor kandi waramagariwe kuba protocol yego make sure kuri mu mwanya wa mugano ugiye kuba pastor kandi wakicaza abantu neza ugiye kuba umuririmbyi kandi wa pastor nzajya nseka nanjye senga ubanze ubaza Imana ngo uri ikindinde niwe murimo wanjye gukora niyo tarana yanjye nanone kandi nongere niyesegure ku bantu hari ikiganiro babateguje ko bazabaganiriza ubu turi muri transit ntabwo turicara ngo dutuze ikiganiro tuzicara tukakiganiraho rwose twagiteguye cyo hano twagira ngo tubamenyeshe ko tugeze muri Edmonton ni umujyi wundi wo muri Canada hari abantu badutegereje hano hanze twe tubanje kwicara turaruhuka nta bintu byo kujya tubagwamo
bidutunguye none Yesu dusa nk'imihirimbiri ariko nanone Yesu we ariko mana umva ndatwa dusa nk'imihirimbiri none dusana izakoka ni kuva tukizirimo cyane aya dusana njye nawe ari ukuntu umuntu ava mu kibuga ari ukuntu ava mu ndege akahita kwita mu bantu ataranahumeka direct ibikamera biba bihenze ufunga umwuka ku mateka y'ubuzima bwawe wishyura amafaranga menshi ku mateka akaboko kawe kumeze nk'umunwa w'ibini ujya kurambuka ku mafaranga ndarekura ahubwo ngengira imibare ngo ntamuteza ndarekura ahubwo ngengira ahubwo ni byiza kugira ngo ujye uyatanga njye vuga ko ntayatanga oya urayatanga gusesagura nibyo mutubwire gusesagura nibyo oya ntabwo gusesagura ntabwo uriye turasesaguye ntabwo uriye ndase njye ariko imibare yanjye ntabwo igivaho ntabwo uriye turasesaguye erega tuba turi kumwe Dorcas ubyibuke kagenera tuba turi kumwe niba tuvuze ko ni wowe bavuga nanjye bagahita banza akangaka abigenza amacikini karaje kakubona ubu kuko n'Imana yakureba nabi nugamye ahantu bucece ako Dorcas bigeze ko byihora baranyambaye oya w'ikintu bamuvuze ni ikintu rusange kihe hasi cyawe ni rusange si ukuryama si rusange si ukurwara ukagwa si rusange baca bongeramo n'ibindi bintu no se bakora ariko wamugari bakora iki agakantu Dorcas nyamara avuze nyuma niko numvishe ngiye kariseri bakora iki bakora iki bakora iki bavuge kuri nde nakuga ibasi yize bagene basi yibaza niba yaranakiza atazi kugakoresha se bigende gusa ako wamugani oya ariko oya hari ibindi byo gukora nisaba mu gihe atarabimenya hari umuntu uba warakuza akora ntabwo abantu bose bagira nabi nose dade mu gihe atarabimenya ntibashaka gukora iki ari kukuvuga akanezero just arishimye kubasi ariko still hari abantu babyize nka mu message bamaze kwakira abaza ngo Vestin avuye mu bitaro ntabwo abari kamwe ariko bizagira ngo ibyo bintu tubigira akamenyero tumenye umuntu beza gusa icyo tubateguza ni ikintu ubu gahunda kuntu imeze abantu bazagera aho bakire ko ibintu biba bivugwa aba ari ibinyoma muzavuga n'akantu ko kuri mwakavumbuye bavuga ati reka mwenge ngendera mu kigare mvuga ati barambeshe muri kumata mujye mukomeza mu bivuge hari ikintu cy'ikibombe wenda kizaza neza bundi byambayeho bagatambaye bimbaho neza batavuga ati uyu mwana mumushaka iki byakubayeho bimbaho neza gute mw'abantu mwe pe naratsinze mfite diplome nziza ariko bya bivugwa bashyizeho 92 wera we ati imana itabara no mu bihuha iragutabara no mu bihuha 92 ni ukuri pe siyo nagize ariko bayaraye hari igihe imana ikurindi ikintu ukavuga ati reka bazwihwise ibintu byose babimenyere oya hari n'igihe iki kimuruture n'ikizavuga ati n'ubundi ahubwo hari n'igihe ibikora iri gukinga iki kuri kagucasha ugatambuka mu gihe bagihiriye uburyo ikabahumisha avance ndakumva mwana wacu ikabahumisha ikabashyiraho icyo gihe ikazana iyo nambara ubwayo intambara zizanwa n'Imana ku bwayo ikabahumisha bagawugira kuri iyo nambara ikagutambutsa hari ikintu ntavuga ako kanya kabanza kagasobanura neza hari ukuntu ubishyira mu buzima busanzwe kuko ibintu tuvuga ako wicafuze hano shambora n'ibiryo cyo ni ikintu naracyakiriye yego ugasobanura neza kugira ngo bikore no ku bantu batari n'abasaha n'abantu basanzwe yego ukuntu nabisobanura ni kimwe urugero ushobora kuba wari uri mu bukode sibyo yego wabuze amafaranga yo kwishyura bikamenyekana bakabivuga Imana ariyo yabishatse ko wabuze amafaranga yo kwishyura inzu n'umusitari bikamenyekana agahita haza umuntu agahita kumurira iyo nzu iyo yayiguze nyuma bigaragara ko ari yawe Imana ihisha ko ari umuntu wayikugura ntabwo biba bikigaragara ko ari ubufasha yaguhaye babona icyo gihe wagicaho ko wishyuye ko wananiwe kwishyura inzu izina muri kubyumva neza ko wananiwe kwishyura ndi kuyumva ariko arashatse kuvuga ngo hari igihe Imana iteza saga kugira ngo igisubizo cyawe kizire muri iyo saga bari kuvusakuza ngo uri umusitari ntiwishyuye inzu uwo muntu agahita yimenya ko utajya wishyura kuri social media agahita abona umuntu ugukunda agahita avuga ati uyu muntu ukamugurira inzu reka no kumusebya yego agahita agurira iyo nzu mu byibuze yose agitaba ntabwo umuntu yarumenye ko ni ukuvuga ngo hari igihe Imana ikuteza intambara mu buzima busanzwe hari ibisubizo ishaka gutanga none se Imana hari nka gereza ishaka kugukuraho ubundi watinda utarwanya ubundi watinda utarwanya reka muri urugero rwo muri biriya rworoshye yego Imana ari bizi ko Daniel ari ibyo mu rugo rw'Imana yego
yari bizi yari shuwa cyane yari bizi ariko iramureka ajyamo kugira ngo bahuriremo kugira ngo Imana yereke abantu ko ari Imana ya Daniel igaragaza ko no mu rwobo rw'intare ihari kandi harimo intare harya so sobanuye inzozi na Yozefu rebye Yozefu Imana yamuteje haniho harimo igisubizo ako so wamugana Yozefu iyo batamunyaga yari kuzaba umuyobozi bari bazi ngo bamugiriye nabi bari gufasha umugambi w'Imana bari kumusunikira mu mugambi w'Imana Daniel so sobanuye zanze simbyibuka neza ariko umwami yarose inzozi bahamagara abarozi bose zirabananira bo muri cyo ni Yozefu yari afunze ni Yozefu ni Yozefu uko babitaga abarozi kera zirabananira kuzisobanura bahamagara Yozefu ari muri gereza wa haleluya avance ari muri gereza godipa abari ubasha kuzisobanura ntabwo yazisobanuye kubera kabizi ni umwuka wamufasha just byarasenze byonyine kandi n'abo bantu Imana twese twarayigabiye kuko atari basobanuye kandi bemerewe gusenga ariko Imana yashakaga kumugaragariza muri icyo kintu batangira kumwubaha batangira kumwemera bemera ikimurimo bemera ikimukoresheje ariko nyine yagiye gufunga ari uwo mugambi w'Imana yego nyine hari ikintu Imana igukora kugira ngo isuzume ibintu byose ubundi iyo usenze mwuka aragusobanura yari izi ko Abisiraheli bari gusanga inyanja ifunze yari ibizi yari ibizi ariko kugira ngo ikomveke bari abari inyuma ya Mose ko ihari irabareka barabibona babona ko inyanja yabasha gucikamo kabiri batangira gukomera mu butayu inyota izabica inzara izabica ariko byose Imana ibigaragariza mu butayu kugira ngo ko ari Imana kuko ifite ubushobozi bwo kuzana ibiryo mukabisanga ariko reka ibanze bereke ko inzara ihari ariko hari igisubizo cy'iyo nzara ku rundi ruhande turi Edmonton kabanza niyerekera abantu ukuntu aba ari ku Mana we dore uyu muntu abajyanye amabaga anyways turaje rero abo muri Regina please muze duhimbaze come and praise with us people from Regina Saskatchewan already we are in Edmonton we're gonna take a flight to your town so please turaba duhari na team yose yabakora live n'abaririmba biraza kuba ari byiza nibitukundira tuzahura mu bundi buryo ariko sofa tubahaye gahunda y'itariki ya mbere muri Regina tuzakurikizaho Winnipeg dusoreze muri uyu mujyi wa Edmonton ubu tuwace kugira ngo dusuze abantu baho bisanzwe then tuwaca dukomeza yego tunatembere dukomereza ahitwa Regina kugira ngo n'undi munsi nongera mbisubiramo abo mu mijyi nka Ottawa Montreal cyangwa se Montreal nukuri na Toronto muhumure tuzaza ariko reka duhere muri iyi mijyi iri kure yanyu kugira ngo nayo aho kuzango tuzayisorezemo tuyitangiriremo dutangire mu mijyi goye turabizi neza ariko Imana irabana natwe kugeza ubwo tukoze ino tuwa yose irangire yitwa Yebo Concert mbararikira ko nyuma y'iyi tuwa kangasubiremo nyuma y'iyi tuwa dufite indirimbo nshyashya gisubiremo nyuma y'iyi tuwa dufite indirimbo nshyashya uyite nshyashya gusa ni indirimbo pe indirimbo twashyizwe ku mutima ntabwo isanzwe wowe uyitegereze gusa uyite nshya gusa tu wiyandikireho ngo bafite indirimbo nshya nyuma y'iriya tuwa nitugaruka muri Kigali tuzaza kandi baraba bari kwitegeza umuzungu abandi bakamuseka kushamana siko bazabafunga amana yari yizaniye impamvu n'umuntu apfunyika igikwanga ikibuga birahenda kwako n'umuntu apfunyika igikwanga banza wumva kwako n'umuntu ugera apfunyikaga igikwanga kabisa yari yakibitse mu mufuka iki gihugu nurumva turi mu kibuga cy'indege ibintu babihenda byatari twabonye ko amafaranga dutanze umuhanga rero akagendana mu ikote babonye umuzungu upfupfunura akajumba mvuze ko mu kamera ntabwo babyemewe sha harasinga bagufunye kugusiga bikomere tuwatwaze ko hano niyo wabyaye umwana ari uwawe kwa kundi mubatsibura mukabakegeta mukakubita ibikonje hano umwana ari uwawe yakurega ngo arabajije umutekano bakagufungura nyina waragora mwikaniye amezi icyenda bakagufunga wanjye cyane umwana nzamubyarira muri Afurika kabisa umwana ntabwo yakurira hano
ntushobora kubyera umwana inaha iryo kosa sinarikora nese kubera iki ubu abana benga batameze neza kure agensi wajya mbwira ati ndashaka ikima uyu ni uburenganzira hano bagira rights z'abana cyane uyu bari abana uziko ngiye kumana umwana no kubura nyina umwana no wa leta hano umwana no wa leta umwana unamubwiye nawe mu bantu kamuga ati we bakwica ntago ari byiza ese si byiza abantu benshi kandi benshi bavuga ati n'abantu babyariye njye barambwira ati icyama umwana wanjye ngambyara nkabona umubyeyi umunsi burakamwondereramo gato kuko abantu ibiyobyabwenge mana ya abasenga musengera ibintu bihugu pe n'icyama basenga ibihugu ba mu biyobyabwenge babona utuzi bakora iki ariko nanone abana wenda abantu bakiri abarokore gutya bo barabarera kabisa gutsiburira mu cyumba ugatuza ukahanwigirira ariko kuvuga ngo hanze umwana umwitwararikaho nubwo yaba ari uwawe ni bibi cyane ubonye ukuntu banywa biriya bintuza baba barimo barasinifinga hari n'ababa barimo bahita bunama n'aha abana baho biragoye ariko nta kundi nyine reka tugende abantu batubuze kandi kanabonye kakabura k'amahomurezi abantu bazi ko abazungu babayeho neza nyine niba uriye ikijumba cyawe ugashyiraho voka ukarenzaho ibivuzo cyangwa umusururu ugishima hari abahomuresi urabona ko ati abahomuresi hari umuntu utawumva abo ari bo sinabona abantu badafite kuba n'icyo kurya n'aho kurara barara ku muhanda b'abazungu kandi bafite nomero bakavuga ati b'abazungu ba nyabo ariko bagowe baba ku muhanda banywera ibiyobyabwenge batitirira ku muhanda kubera imibereho mibi iyo umuntu yumva ibintu bivuga aba yumva ari muri paradisi ariko ngo ntabwo ari ibyo ntibazababeshye ntabwo ari paradisi paradisi ubundi iri mu ijuru gusa ni mu Rwanda no mu ijuru kuko mu Rwanda ni paradisi oya niyo pe mu Rwanda uko wagera ugahita wumva ikirere kirahindutse ubaye neza urakeye hari umuntu wabyita kwirya ve nta kibazo ni ibyo nta kintu nawe ntiyamamaza uwaberega biroroshye nawe igihugu cyanyu cyitwa paradisi icyacu ni paradisi reka nkubwire mu Rwanda ni paradisi hari umuntu wavuga ati irye wagiye mu ndege wageze za Canada ni heza nawe hageze umuntu uri kuvuga nawe yavuga ati iwacu ni muri paradisi nawe niko yawe ntabwo ari habe ariko ntitwahanze ndetse numvise kuko mbona navutse mbere cyangwa nawe uzajyayo urapfuye humura oya ntabwo upfuye amatike bacyayafata baracyakata amatike nturakare ngo uvuge reka nanjye ngo buri kwirya oya reka nirye ni mu gihe nawe uranga uri ngiyewe wakora iki bangiyewe ahubwo wowe imana ibizaguka ntiyabica amababa ntiyabica reka nirize aba ari cyapfa kuba ufite ikintu uri kuvuga ati hari uwabikoze utari kubyitira imbaraga ze si imbaraga zanjye ntabwo nzi uko nageza no kujya ngo wishe umuzimu yicira uyu muzimu sibyo nyora yego niba ari ikigabo kice niba ari ikigore gikindure biteregene imana niba ari ikigore kice niba ari ikigabo ukice abantu mutubwire muri commentaire indirimbo mushaka ko bazakora kuri stage kubera ko stage ejo bundi twarakoze abantu barangije tubona hari izindi bagisaba kubera ko indirimbo ni nyinshi ariko mutubwire byibuze isto abo muri Regina indirimbo mwifuza ko mutazabara kuri stage bazakorana na band muzitubwire hakiri kare bazikore practice zose muzazibona uko muzishaka ibirenze ibyo ngibyo tugiye kuvugana n'abantu bari hariya bahiriwe barabategereje bihangane twagombaga kumaza tugatera story mana yakubwiye ngo iki abategereze erega nabishyura ko saga imana ibaha umugisha anyways imana ibaha umugisha kuza kutwakira reka tujye kubareba ubundi abandi turahura ku wa gatandatu muri Regina Saskatchewan aba Winnipeg mwe mwiteguye ndetse n'aba Edmonton mwe muri tayari of course this is Yebo concert tour turi kuzenguruka Canada twahereye mu bice by'imijyi nka Vancouver, Regina,
Edmonton na Winnipeg, tuzakurikizaho ibindi bice birimo Ottawa, Montreal ndetse na Toronto mu minsi iri imbere. Mwe muri tayari gusa, ariko ababishobora muri za Amerika hafi n'ahangaha mujye muflyinga muze tubane n'abanyakenya wa TZ muko mbari ngambo za uku mukuje tumusifu Mungu, mukuje kabisa. Basi rero bye, muhaguruke tugende maze gusoza abantu. Bya bikapu byacu Yesu we. Hano dore hano buri wese anagura hano maze kurira. Nimwe hasigaye ajagarayo. Nahanaguye imbere turi ku kigana bikoze neza. Nabagira isuku. Bariya ndubura. Uri kwegekera he? Ninde wicaye hari? Akwaje menya ko rero mutoyi. Nta kintu na kimwe ajya yishyura. Basi ajya kuri isuku. Ujye ukora isuku. Ukora isuku cyane. Umuntu wafata amafaranga ndebe nuko bampata. Oya ajya ukora isuku mwana. Ni mashini yibura bari benshi. Banyikoreza imitwaro yabo. Ni ubyuka ati. Ni utegera ikintu yishyura. Ni ubyuka utinze. Wenda uyu munsi. Ariko ari ikintu na cecetse. Iki Sinabandaga. Ntabwo nabivuga. Muhu. Cheers. Niba niba anyumvira. Niba wakwanga kuyiko nyivuga ndafata telefone ngerayo. Anyumvira ibibazo byawe nawe ntabwo bahuje. History yaniga muhuremo ibimbanganiza. Yenda bikora. Yagoza urakomeye. Wowe aha katugende. Ni umusore mwana. Sawa. Ibizi by'inabi gakonda kubi. Oya urayabeshya amazina abashyushye. Oya abashyushye n'umusore. Akase ngiye kwepfera kaje amakuru. Ahubwo ngiye bizagera mu Rwanda. Ari ukwisha ngiye kunangura. Ni bibi no kunyarwanda barabyanditse. Birisire kunyarwanda barabyanditse. Ngo biki? Ngiye ndabikora pe. Ngiye ndoga buri gihe ko koga buri gihe bisere mu gutera indwara. Iyi usaza vuba. Ujye wikushura uzamera n'igike. Iraze kakaraga. Aya ibaze. Ariko twe tuvugisha ukuri. Wenda pe. Ntabwo ariko arurusha undi pe. Bwani rutase. Natera twumye. Dore ko mu ndenganya ni ukuri ntabwo muba muri nzandiko muri ubu konje waba ugiye guta. Abantu bina mukaraba buri munsi. Ntabwo boga buri munsi. Hano abari by'amazi ashyushye. Reka kugifungura nabwo ni ibibazo. Shadade. Areke kugifungura byanga mwana. Umuganga urakonje. Ni byamunaniye akenda kurira. Uworana amarira. Oya arateka ubundi byo gufungura agahora konje. Yigo. Ngiye gupfa ngiye kwiyahura kandi kwera ari icyaha. Urambura ariko ya. Anyways, mureke tugenda amagambo y'abantu ntabwo yazashira. Ako kantu nayo nzakavuga n'umze mbigushyireho. Oya. Bikwezerere. Dadi arahanaga dabese. Dazakoresha. Oya pe. N'umugora duka sijya koga sinari kwigaragaza. Dorcas ni inzobe. Ntabwo tukwigaragaza. Nese nkamavuga. Mara batangira kanamuza. Ubaza abakobwa bugana muri Kigali. Ubabaza. Numwe Muri Kigali? Ni bangahe? Kubona ari beza gutekanya akoga habugenewe akigendera. Akujyana nawe ukavuga ibintu nk'ibyo ngibyo. Umutima wabo uzi kuri sinakuvuga. Twavugaga pisine. Urabeshya. Ndabeshya vugisha. Icyabiteye n'aha ni iki kibeho mani n'aha harakonje bikabije. Ibiriya byuma kubifungura byari byanze do. Ariko byageze aho birakunda. Bikunze se twagiye ku murongo. Aho byakundiye. Hari umuntu nzi woze kabiri kuva yaza hano kabiri Canada. Tumuvuge. Hari umwate yarwaye. Hari indagira. Aho umurate. Ni wowe se? Oya ni wowe. Nagazi kwesa Vestin. Nagazi kwesa. Nizere ko atari kuri muri izi bari. Ewe cyakoze oya
kujya afata iyo kwa muganga yego cyaze hari umunsi njye bwa ati uyu munsi wo ntabwo ukunda haza umushyitsi yicara muri sibete ndava mu cyumba mpite nsohoka aragira iki niyo muntu wambabaje uwo munsi ariko nawe uwo munsi wari wanze koga umunsi wari wanze oya ntukakubyura kubiza ajya nisi byarangiye so bivuze njye kwa muganga narabyutse njya muri dushe ndoga ndambara n'iki ndamamaga dadi tugende nyine nuko ntabwo uri bwoga mani ngo njye ngo ndi umusore mani koga ari koga ari ikintu njye nanga ko tujyana tavuga pome bayi Magani kan. tavuga pome bayi